Reka tugusuhuze kandi tuguhe ikaze wowe udukurikiye muri aka kanya, twizere yuko umeze neza, twizere yuko ibintu biri kugenda nk'uko wabyifuje, ariko kandi niba atari uko bimeze, mbere na mbere turakubwira tuti komera, kandi tunakwibutsa yuko iki atari igihe cyo gucika intege, ahubwo ari igihe cyo gushikama ugahaguruka kigabo, ukagerageza kwishakamo igisubizo, kuko burya uruhare runini ni urwawe kugira ngo ibintu bigende neza. Ikindi, ibyiza bihora imbere, uyu munsi biranga ejo bigakunda, cyangwa se uyu munsi bigakunda ejo bikanga, iyo niyo forumire y'ubuzima tubayemo. Nanone kandi ntabwo twatangira iki kiganiro tutabanje gushimira by'umwihariko buri muntu wese wamaze gukora subscribe kuri iyi channel, muri abantu b'agaciro pe, ni mwebwe mudutera inkunga zo gukomeza gukora ibiganiro nk'ibi byubaka benshi. Imibare rero iracyatwereka yuko hari abandi bantu benshi bakurikirana ibiganiro byacu, ariko bakaba batarakora subscribe. Niba uri umwe muri abo rero, wenda bitewe no kutamenya uko bikorwa, reka tubanze tukunyuriremo muri make bikorwa bite. Nureba hasi y'iyi video urabona amagambo yanditse subscribe, uyakandeho biraba biciyemo. Icyo bigufasha ni iki? Ni uko mu gihe tugize ikiganiro nk'iki dushyira hanze, uza mu ba mbere bagerwaho nacyo. Niba wifuza rero kudacikanwa n'ibindi biganiro byacu, ntugende udakoze subscribe. Hanyuma nk'uko wamaze kubibona, uyu munsi tugiye kuganira ku kintu twavuga ko ari nko kugira ibanga. Ingingo iravuga iti agaciro gakomeye mu buzima bwacu bwa buri munsi, kugira ngo tukihe, ni uko tutagomba kubwira abantu byose, cyangwa se kubabwira ibitwerekeyeho. Hari igihe umuntu yumva ko kubwira abantu ibimuri ku mutima byose cyangwa ibyamubayeho ari bwo buryo bwiza bwatuma abantu bamwumva, cyangwa bwo gushaka ubufasha. Ariko se nibyo koko? Ese hari aho bishobora kudutera akaga? Nibyo tugiye kuganiraho uyu munsi. Noneho nibyo tugiye kureba uyu munsi, hanyuma tugiye kureba impamvu ya mbere tutagomba kubwira abantu byose. Impamvu ni uko atari buri muntu wese utwifuriza ibyiza. Mu buzima abantu dufitanye ubucuti butandukanye, hari inshuti, abavandimwe, abo dukorana ndetse n'abandi. Ariko abo bose siko bose batwifuriza ibyiza. Hari abatubwira ko turi inshuti, ariko mu mitima yabo badufitiye ishyari, urwango, cyangwa se impungenge, mu yandi magambo ikibazo ko wenda uri kwitwara neza, gutera imbere se kubarusha. Iyo ubwiye abantu nk'abo rero ibyo utekereza, ibyo uteganya gukora, cyangwa se ibyakubayeho byose, byaba byiza cyangwa bibi, uba utanze intwaro yo kugukomeretsa igihe cyose bashatse. Aka kantu reka ngasubiremo. Iyo ubwiye abantu nk'abo twavuze haruguru ibyo utekereza, ibyo uteganya gukora, imishinga n'ibindi, cyangwa se ibyakubayeho byose, byaba byiza cyangwa bibi, uba utanze intwaro yo kugukomeretsa igihe cyose babishatse, igihe cyose bashatse kukurwanya. Urugero, ushobora kubwira umuntu ko wateguye umushinga, cyangwa ko ugiye gushaka akazi runaka. Aho kubigushyigikiramo, ashobora gutangira kuguca intege, cyangwa akakuroga mu bitekerezo, rimwe na rimwe no mu bikorwa. Hari n'abahitamo kubikwirakwiza bagamije gusa kugutesha agaciro. Impamvu ya kabiri rero utagomba kubwira buri muntu wese ibyawe, buri kintu kigira igihe cyacyo cyo gutangazwa.
Ushobora kugira igitekerezo cyangwa ugafata icyemezo runaka nko kwiga ikintu gishya, gutangira ubucuruzi cyangwa se kwinjira mu rukundo. Iyo ibi byose wihutiye guhita ubibwira abantu, uba urimo kubisenya utabizi. Uti kubera iki tuvuze gutya? Impamvu ni uko hari ibintu cyangwa imishinga ikura mu ibanga. Twabigereranya n'ikimera. Imbuto ziterwa mu butaka si ngombwa cyangwa se zigomba kubanza kumera mbere y'uko zigaragara hejuru y'ubutaka. Bigenda gute rero uramutse uzicukuye zitaramera ukazirekera hejuru y'ubutaka? Igisubizo twese turacyumva, zirapfa, ntabwo ziguha umusaruro. Ibitekerezo rero n'imishinga byacu ni nk'icyo kimera, tugomba kureka bikabanza gushora imizi mbere yo kubishyira hanze cyangwa se kubibwira abandi bantu. Kubera ko ibintu cyangwa se reka turebera kurekera ibintu byacu mu ibanga igihe runaka ni ubwenge, ntabwo ari uburyarya nk'uko bamwe bajya babitekereza. Impamvu ya gatatu tutagomba kubwira buri muntu wese ibyacu, kurinda amahoro yo mu mutima n'icyubahiro cyacu. Iyo umuntu avuze byinshi ku buzima bwe, cyane cyane ibibi byamubayeho cyangwa se amakosa yakoze, akenshi si buri wese uzabifata nk'uko wabyifuzaga. Hari abashobora kubigira intwaro yo kugukoza isoni, kugusebya se cyangwa kukuvuga nabi. Ikindi tutagomba kwibagirwa ni uko hari ibintu biba bikwiye kuguma hagati yawe n'Imana cyangwa se hagati yawe n'umujyanama wawe ugufitiye icyizere. Gutinda gutangaza ibintu bituma ubanza kubitekerezaho neza, ukamenya niba ari ngombwa kandi niba ugiye kubibwira umuntu ukwiye kubyumva. Muri make rero ntitugomba kuvuga byose bitwerekeyeho, byaba byiza cyangwa bibi. Atari uko dutinya abantu cyangwa se tutabashira amakenga, oya, ntabwo ari ibi dushaka kuvuga, ahubwo ni uko ubwenge bwo kubika amabanga yacu ari bwo buzatuma tubaho neza. Buri gihe ujye uhora uzirikana iri jambo rifite imbaraga nyinshi rigira riti guceceka. Guceceka ni ijambo ryoroshye ariko rimwe na rimwe risobanura ubuzima bwiza, umutuzo ndetse n'ubwenge. Ni aha ngaha dusoreje ikiganiro cyacu. Reka tugushimire cyane wowe wabanye natwe kuva tugitangiye kugeza aha ngaha tugisoreje. Wakoze cyane kuduha umwanya wawe. Ikindi, niba hari inyigisho wakuyemo ukabona hari amasomo arimo yakubaka abandi, turagushishikariza kutakihererana, gisangize n'abandi. Niba utazi uko bikorwa, urebe hasi iyi video urabona amagambo yanditse share, uyakandeho, noneho araguha uburyo bwo kugisangiza n'abandi. Ikindi, natwe bitwereke ukanda ku yandi magambo yanditse like. Ibyo bidutera inkunga nk'uko twatangiye tubivuga, ntiducogore. Ikindi nanone ni nk'igitekerezo, niba hari icyo utekereza twazaganiraho ubutaha, ubona ko cyakungura benshi, uduhe icyo gitekerezo muri comment. Naho ubutaha rero turabifuriza ibihe byiza, Imana ikomeze ibane namwe kandi ihire imirimo y'amaboko yanyu. Bye.